ko nagambaniwe. So impamvu ro bitumye nzano nuko ari gihe ureba ibintu ukabona ntiwabyihererana, ni ibintu biri mu bantu, ni ibintu byabereye mu bantu, ni ibintu abantu bose isi yose izi. Ikindi cya kabiri ni ibintu birimo ibyaha byinshi nk'ibyo byo guhimba impapuro mpimbano, ushobora no kuzavamo bamwe muri twebwe, kuko bamwe muri twe bazafungwa uko impapuro mpimbano nzazikurikirana uko byagenda kose. Badrama yabaga mu nzu zande za Bazili muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ntabwo tuvuga ibyabereye mu Rwanda guys, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko yaje bamuhaye eviction, bamusoye mu nzu ahantu yabaga mbere. Badrama ko amini ko Bazili akunda abantu, akunda no gufasha, ari hano babana n'umunyarwanda mwene wacu, amuha inzu, sibyo? Amuhaye inzu, bahaye inzu Badrama. Icyo gihe ntabwo bahise bakora amasezerano nyine, kubera ko urumva yabanje aramureka nyine abamo nk'umuntu nyine wari ufite ubushobozi bwo kwishyura inzu. Nyuma aho abonye atangiye kwiyensitara, naramubwira ati okay, itangira wishyure. Noneho atangira no bahita bakorana contract yo kujya yishyura ku kwezi. Sansunze uno business guy aje mu Rwanda nuza Bazili, atangira kwanga kwishyura, aruka atari kumubona hari. Amwe ati rero nsubiza inzu yanjye, ntiyayishyura. Noneho yanze kuyishyura, arambwira ati wamba bariye n'amafaranga ugejemo ukayatwara, basi ukansubiza inzu yanjye. Nabyo ntiyabikora. Noneho imbere yavuze ati wenda uyu ni umukire ko mu nzu ze ntaho nzavamo, nzakomeza mwitinira, ntabwo azabona umwanya wo kujya muri koti. Abonye bikomeye bigeze mu kwa mbere, ibyo mbabwire n'iby'umwaka washize muri 2024 nko mu kwa karindwi. Arangije mu kwa mbere nibwo yatanze ikirego cy'umuntu wanze kwishyura inzu ye. Watanze ikirego nyir'inzu, nyir'inzu nyine, kuko ariho yabaga, ntabwo ari ya business, n'inzu zo kubamo, na address ndazifite hano, biri printed hano, njye nabikuye kuri internet, byose ndabifite hano, simbifite se. Noneho arangije basaba meetinga ikirego kivuga ngo umuntu abayemo inzu amaze kugezamo 6,900 bya rent, ntashaka kwishyura. So noneho kuri 22 bavuga ko kuri 28 aribwo bazasubirayo nyine kugira grantinga nuza. Ahita agenda aho yashyire bya noneho ibyo 3,900 kwa kumva bamureze, hahita hajyaho na cost ayo 133 yagiyeho, bibaye total 7,773 turi kugendana. Ubwo ayo yari kwishyurwa nande? Total yangahe? Ya 7,73. Kagira inkuru. 7,73 y'amadolari. Nuza Badrama ntiyayishyuraho kugira ngo ayishyure, atanga appeal. Byose mfite hano nagiye binkura kuri internet. Noneho Badrama yishyura amadolari 900, kuko ni nko gutinza urukiko ibintu byo bisubye muri Amerika, urishyura kugira ngo ugire. Ubwo atanga nuza hano ndabifite ko byatanzwe ku itariki 24. Plaintiff ni Bazili, defendant ni Ramazani Mupenda, ariwe nuza, ariwe Dama. basubira ku itariki 12 z'uyu munsi. Plaintiff uramubona, bajyayo basanga nta kintu cyakozwe na Badrama, ibyo 7 ntabyo yishyuye. Nibwo bafashe final decision na right ubujurire bwanzwe. So nuvuga ngo iyo bwanzwe rero igikurikiraho no kuza gusohora mu nzu. So nuvuga ngo eviction ni kwa ndi polisiza n'abanyamategeko bagasohora twanguke twawe bashyira hanze iyo watinze kuza kubikuramo. So Badrama rero cyo twamwisabira, ejo bundi yasebyaga ba Emerine, abatwa twe turi abanyamerika, kugira ubunyamerika uri imboba gusora inzo ku yindi, kandi ubeshya ngo Didone ngo uri umukire, nanga ari byiza rwose. Nijye mureka kwihagararaho, mwemeye ko mubaye ubuzima bwa mirembe muri Amerika, kiretse nkatwe twarakoze ku bw'Ababiligi. Ariko mu gihe ukibeyeho ubuzima bwa nusu ukaza gusebya bagenzi bawe, nanga ari byiza rwose. Ngambaza ibibazo ikintu kimwe ngiyewe ndabagaya bose. Bazili gute man? Uretse listen God uretse maze kumbwira. Reka maze kumbwira. Kugira inzu muri Amerika. Uretse sindarangiza. Kugira inzu muri Amerika simo kugira i Burundi cyangwa muri Kongo. Ibintu byarahindutse no mu Rwanda, ni gusigura icyo bikora man. Inzu uyishyura insurance y'inzu kugira ngo ihiye baye bagusubiza, sibyo? Inzu uyishyurira gaze, inzu uyishyurira umuriro, inzu uyishyurira ibishingwe, inzu uyishyurira ibiti. The owner, ibyo byose iyo bidakozwe n'ibiki byose no ku taking care of that house, ushobora kurangira
bagushyize muri collection kandi ari wowe nyiri mazu sibyo tugaruke ubwo tugende rero gato tugende gato rero nuvuye hose inzu nawe yitoraguye niyo wenda nuko wenda ari umukire wenda yaziguze kashi wishyura mogeji umuntu akanga kukwishyura inzu muri Amerika ukajya mu 3,900 wakwicara ugatuza amazi tugende na harimo n'amezi akabamo ku buntu no tugende gato muganga tugende gato ndambwira tugende gato blessing bafatira no record ngende nkire hari uretse gato bajyanye tugende gake areke gusebya tugende gusebya bazingo amafite 30 ibi tugende gake ni iyi tugende gake nerekane deni kandi imva nerekane deni yesa wagiye uretse gato urumva tugende gake sibyo ubu buryo byose byagenda iyo ibintu byamaze kujya mu nkiko semuhungu sibyo tugende gake twumvikane ariko buriya umugabo iyo bigeze ku kintu bita kese y'amafaranga semuhungu turi kumwe iyo bigeze kuri kese y'amafaranga ibyo ntibigira umugabo imbwa twese dufite amakese y'amafaranga noneho uretse n'ibyo bihumbi 900 ngahe wiyemera ku banyarwanda ngo ufite waburetse ariko se wamanje ukanyumva usanzwe twabyumva wiyemera ngo umukire nzawumve point yanjye nzawumve point yanjye sibyo nana komeza turinjira mu bya immigration ice ngewe no mu Rwanda za kudipotinga tugende gake matawe point yanjye turakuntu yabeshye Department of Homeland Security kugira ngo n'ubwene gihugu ibyo nabyo mani ngena umuntu unyura mani uriya mugabo yaranyishyuye tugende gake ntabwo ngende buhengame sibyo twumvikana ikintu kimwe ngene ngaho badirama ni iki ngiki sibyo kubona ibintu bishobora kuva mu nkiko unyumve neza kubona ibintu bishobora kuva mu nkiko inkiko zamaze gufata imyanzuro sibyo yarangiza akaza gushumika abazire kuri social media no umva se ndavuga ikibazo nyirizina gihari akabeshya ngo amufitiye amafaranga no uburetse gato ibyo yabivuze byose ko aba mu nzu ze mani akabeshya ngo bakora na business irambo baba mu nzu business na mazere baba mu nzu ze ahanga turaza kugaruka gato nanga ari business kuba mbaye mu yawe Godfa byaba ari business ntabwo uri umuntu avuga uretse gato no kuvuga ngo itaba business se itaba business ntabwo umupangayi it's a business no ntabwo wikoresha amaranga mutima guhengame let's make it clear tugenda gake turi kumwe ahanga ntabwo ndi kugira bazire sindi ntabwo ndi kumugira umuntu mubi ariko baravuga mu Kinyarwanda ngo impyisi yiwanyi kurya ikurundarunda turi kumwe Eric niba turi abanyarwanda ntabwo ngiye kuvuga ngo tugende ngo ahombe yifunze turi kumwe tugende tumvikane kuri ibi bintu tubimaking clear first of all nk'abagabo batatu uretse gato nk'abagabo babiri bazire turamuzi nk'umuherwe sibyo nubwo umuntu abayinjirishije ariko bazire n'umukire mugere muri biganiro yakoze ejo bundi kuri RBA sibyo ni umumiliyoneri urako ibi byo kwiyambura boxer tugende gatoya ibyo kwiyambura boxer bakaza bakiyandagaza kubera 6,000,000 zonyine tubazi nk'abanyamafaranga nk'abakire kamubwire muretse gato Badrama afite business iri register ariko wowe wamaze gufata side warakareba Badrama kandi ntabwo uza kubitwara tugende gake Badrama hano nituza kureba bro byonyine uretse gato Eric uretse gato ariko si waburetse uretse kuvanga ibintu reka kuvanga ibintu tumanze turebe byageze kuyiye accident ku buryo ibi bintu ni ibintu bijya muri record kugeza aho amasaha wandikamo izina Ramazani ukajya kusanga mu nkiko ririmo sono rugirurira we byumvikana so Eric icyo mvuga ni iki ngiki ibyo yaba Badrama turi kumwe este ko muri Arizona dufite community y'abanyarwanda iki kibazo banane gukemura mbere yuko bajya muri record zitazigara zisiba ubuzima bwabo bwose muri Amerika icyo ni icyambere uretse gato ajya kuminzu se baje gusaba community y'abanyarwanda muri Arizona ngiye mwaranze icyo ni icyambere iki kibazo kugihanduringa ari babiri byarabananiye ku buryo bajyana mu nkiko kuko nujya kureba yabonye ari mu Rwanda atangira kumubwira ngo nanga zishyura amanga turi kunyumva
umuntu ahanga nizo gusubira inyuma uburetse ariko se cyoze urukumvugiramo urashaka kugira ngo zano dushubike mu zama manzu nyumve ahanga nituza kureba ibi ngibi byonyine niba nshobora kujya mu rukiko hano nkajya gushyiramo washyanga ukajya gusanga uzi umuntu agiye mu nkiko deja ahangaha ibi bintu biraza kugiraho ingaruka kuri Badrama nuvuga ingaruka bitabimugiraho nataguciye mu nzira gato samaze ndangiza gusa nkavuga ko ngiye kurangiza ko wavuze sinavuze ngaceceka ibi bintu nkibaza bazire nko muherwe gupfusha ibihumbi 6 akabyihorera byari bimunaniye no Kanisa kuva mu nzu y'Imana akirimo akusuri mu biki wowe kuyivamo uretse gato abe mu nzu y'Imana tugende gato ngo kirira akazi abicishe ngakomeze ngamureka abe mu nzu none se reka nkubaze uretse gato ahangaha kuvana umuntu mu nzu no kuba bashobora gufata umuntu akamutwara mu gihugu ngo yishyurwe ni ibintu bibiri bitandukanye ariko yasabaga inzu ye ntabwo yasabaga amafaranga ye byumve neza no listen nese kugira ngo eviction yo gusura mu nzu nuko byagenze gute uba wanze kwishyura nese yabiyenze kwishyura hano noneho gatoya ibi bintu uko byari bimaze kujya mu nkiko baciye imyanzuro kuki Badrama yazanye ibintu online kuri social media akaza gushuma rero nanjye navuze ati reka mwicaze yiga atanye gusema hanyuma none ibintu bibiri uretse gato umuntu business man va muri business ahangaha bazire atweretse ko nabagipfundikanya uvuga ntabwo bizi icyo ni kimwe tubyumvikana akwese kandi gipfundikanya ima fact kubona abanyarwanda babiri bajyana mu nkiko bakajya kuburana kubera ibihumbi bitandatu ubu umuntu bwagiye he ubu umuntu n'ubupfura bw'abanyarwanda bwagiye reka nkubaze urumva umuntu umunyarwanda ukora amafaranga menshi Badrama udafite PhD umunyarwanda ufite akazi keza udafite PhD muri Amerika Badrama wari ufite rebo Badrama uri gufungura studio muri Amerika turi kumwe Badrama abuze miliyoni 6 wabuze 6 byo kwishyura Badrama ko rega bura mari kubikora ubwende ndabizi ko bazira ari umuherwe ndabizi Badrama kuki utamenya kubana n'abakire Badrama kuki utabana n'abakire neza byakunanije iki Badrama ko tuzi ko bazire yafashije The Ben rega bura nuko nta namakuru muzi bura The Ben umugore we buriya bazire yahaye pasi The Ben bazira araremera ako urabisiko Badrama yajyanywe n'umugore ufite company ya touring uravuga yasuraga The Men yari company ubundi reka nkubwire ibintu n'ibintu utazi yari company y'umudamu w'umuzungu mukecuru yabaga Kentucky cyangwa yabaga Indiana Kentucky cyangwa Indianapolis uwo muzungu wamutwaye yagiye aramubeshya avuga ko azamwimari aji muri ubuzima ugomba kubiryarya utabaye indyarya ntabwo abana n'abanyarwanda yahise amuta ibishanga aragenda amaze oya mwese arega abantu mwagiye muri Amerika murongowe turabizi ko amafaranga mwagiye mujya mwese mwagiye murongorwa mukuru turabizi abantu mwagiye mujya muri Amerika mwagiye murongorwa warashipinze abasore b'abanyarwanda niyo mpamvu ubona abakobwa b'abanyarwanda bagumirwa mwagiye murongorwa muri Amerika mugasigana imitungo y'abazungu so tugende tubyihorere ubu ngubu rero nakomeza bino bintu tugaruke gatoya kuri iki kintu umva se nkubwire turahamagara Department of Homeland Security kuko iyo ubeshye gusaba ubwene gihugu ni icyaha aho ngaho ukoresha iterabwoba wikwinjira mu buzima bw'undi muntu itabiyo telefone tugaruke kuri ntuza ikintu tuzi kimwe bazire urumva bazire muza tanzi ariko nzi bazire nk'umuntu w'umugabo nani ugakoresha social media uretse gato uretse gato bazire ntabwo aza kuri social media ariko sinde muntu ufite amafaranga uza kuri social media nanjye ko misi bikiri yagira mubaze Facebook naye mubaze Instagram naye urukumva ndakubwiye nanjye social media mu misi bikiri marakora amafaranga ndayivaho nta mutakazi nawe biriya wirirwa muzunguza ikibuno nta mafaranga wari ufite nta mukire nta munyamafaranga ntabwo uri umumiliyoneri se nkunda kubwiza ukuri Badrama yakoze ikosa ryo kuza hano akaza ntiyumvikane n'umukire ibi ngibi bigiye kwafekitinga Badrama ubuzima bwe bwose muri iki gihugu urimo kumva Badrama yabaye ikiraro kuri benshi tuzi niyo muzi impamvu ntiyerekana se muho
ntabwo muzigira mubona ifoto yanjye kuko nta mukiri ugaragaza uwo ari we. Nimbona amafaranga namara kugeraho nzagenda, ntimuzamenya muvuga ngo umuherwe runaka azaba atandukanye na Godfather. Niyo mubatinya kubi, ntabwo nta mukire wiyereka abatindi. So tuvuye ahangaha rero, ahangaha ndakubaza nani Badrama, kubera ikibazo byagiye mu nkiko uri kubizana kuri social media. Suri kubyumvikana. Ahangaha rero tuvuga tuti Badrama social media, urabona ko utumye tukuvanamo boxa tukarana niba udasiramuye cyangwa udasiramuye kubera iyihe mpamvu. Iyo utaza n'abazira ibyo ari kuma mu nkiko ntari kuzigaza ajya kureba amazina ya Badrama ngo amenye ko wagiye mu nkiko abutsinzwe wambuye ibihumbi 600. Mbere kwa Kasuku. Kasukari nyongeraho Kasuku. Kasu requesting mwana we. Zara ya dia Jay Skiza nikora. Nukuvuga ngo Kasuku ubu turi kumva yicaye kuri payment ebyiri. Iyo kwa Badrama niyo kwa Nozo. Urumva? Ubu ngubu Kasuku ari kuri payment ebyiri. Kasu ahantu urahazi. Kamwereke Kasuku ahantu mbere kahazi. Kasu ahantu urahazi. Maricopa County Justice Court Arizona. Ko nzi ko kujya utembera mu mahanga. Urakoze. South Mountain Justice, yes. So, tukira ahangaha rero se muhungu sibyo yaba ntuza yaba Badrama turi kumwe, ntabwo Bazire yamubaniye, ntabwo agomba kumutwara mu nkiko. Yes, nzi cyukurikiza. Uretse gato icyo nkurikiza, yaba Badrama ntabwo agomba gufata ikibazo kivuye mu nkiko ngo akizane kuri social media amasaha turi kubivuga. Ngo iki? Badrama yakoze kosa ryo kuzana ibintu kuri social media aya masaha turi kubivuga. Umva nanga kwanga suzuguro ahubwo yasabaga inzu ye. Ese ndiko yaga igisambo cyagiye mu nze cyangwa kuvamo aho narahafungiwe nkijya USA bwana. Babarira uzamurire Kasuku, uzamurire Kasuku. Ide bisakurira inkuru gakurayo do Kasu akira do. Byose ibihano byose nabikuye. Nanzo rero ikiko life. So tukiranga rero se muhungu sibyo? Bibera isomo n'abandi bantu bose biyemera Mana. Reka tujye tuvugisha ukuri. Niba uri mu diaspora ko buri hari hanze ukawiyemera ku bantu ukanagira abantu mukuru ufite ngo gatabo kanguka US citizen, ubwo n'ubugoryi rwose ibyo si bikirya. Niba kariya kabona umugabo kagasibundi kabona umugabo kagasibundi, ariko ubu ngubu ku bwa Donald Trump ushaka kuvuga afite bagukira kuri next flight. Ibyo uvuga nango bize Mana. Ibyo ngibyo byibagirwe niba utekereza ko Badrama azagusanga i Kigali heba. Azansanga yasa azazanye ko ngiye mfita yanjye. Urumva? Ngiye tansuzugura gutanga ndi mu miliyoneri, tansuzugura. Nguri iki? Ndi mu miliyoneri. So, Mani nangwa Bazire ya miliyoni 110 ngo witwe umukino rero cyo witwe umukisi mu miliyoneri. Urakoze. Miliyoneri mu Manyarwanda. Miliyoneri mu Manyarwanda. Yakire Manyamerika umbwira umugabo yifite. Uri hanze aho. Nuwo Badrama afite business nayo afite nkazo ariko musora. Arayifite. Reka tungubwire umva kubwira ikindi kintu rero tugomba kuvugaho. Umva idiriko bawuteza zasanga abana banje bazasora ibintu nawe ari maraho ngaho. Umva kubwira ikintu kimwe. Wowe wafashe beef Eric, ikintu mbashije kubona, umva Eric ikintu mbashije kubona Badrama mufite ibindi mupfa. Oya nakiri dupfa aho kumva umuntu kwandika abasinzi uburundi n'Amerika ariga yanagusubiza. Umva umuntu kwandika abasinzi kako se mwatutse. Dufite cases nyinshi z'abajenosideri batashye baragiye bakaka citizenship bakazibona barabeshye nyuma bakazibaka kandi bakadeportinga bakagaruka mu Rwanda. Ngende kubabwira ibintu by'Imana ngende kuri case ndava kuri live ngende Eric ukapanye urakoze bye. Umva reka nkubwire barabukwaka Department of Homeland Security nguherink ibintu bidahuye Eric uretse gato ukanda kuri drapo ubabe na kwabeshye dia barayi suspending ubwene gihugu bakakugarura. Ibyo uvuga nango bize Imana kuse Godfather nguherink wisomere cyo narume no kuri kw'Imana. Zamurira Gasuku hano mubazi aje muri Jay Skiza nibwo azamuka Mana. Ngiye kubwira amateka yo muri Amerika ukakumva Mana. Iyi ngiyi byagenze bite? Oya nuveho ngo tubabarire ufiye kugiwe nuveho ubwo abantu baba ngoratumaze ngo babarire. Umva Kasuku waje iyi ngi nanga ijyaho Mana sizi byayikoze cyekeje muri Jay Skiza. Umva nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya Eri. Urumva
mva Eric aravuga ukuri mandi kubwiza ukuri nta ukuri kuri aha ngaha hari ibintu uri kwitiranya yego komanda none se tugaruke ku ngare kanteceke ngabase vuga ibyo abanyarwanda bashaka kumva nese ibyo abanyarwanda sinzi kurya imboga bagomba kumva ariko mugiye munakoresha n'izi live tubatangiremo ubutumwa urimo kumva biteye isoni harimo ikindi kintu utazi Godfa ariko twashaka gusoma message za uretse n'ibahanga wese ibintu byo gukora live uretse gato ugiye kugendera ku bintu koshodera abantu bari aha ngaha aya mafato bari kwandika nibyo ugiye kugendera ubu uretse gato ntakuvuga comment ubu ugiye kujya muri comment abarizo ugendera ku kiganiro reka nkubwira akantu Godfa reka nkubwira akantu gato ku kiganiro gato reka nkubwira akantu gato ibintu byo bituma nakunda urabizi ne umva urabizi neza reka nkubwire nitonze ho mwana kibazo urabizi neza niyo waba ufite ubwene igihugu bwa Amerika haba handitse ngo uva mu Rwanda nango handitse ngo born and raised in America from Rwanda or from Uganda or from South Africa Eric kankubwira ikintu ugomba kumenya sibyo yego muri ibi bihugu ishu y'amafaranga kese izarase ibintu gutuma ashyira Eric kese z'amafaranga muri ibi bihugu nakantu toto urimo kunyumva kwafite kucyo atayishyira ibi ni ibintu toto urukumva Eric Semungu Kabaza nk'abanyarwanda kubombora tuba nibereyemo twa tuntu twawe ubundi sasa rero twinjire mu kibazo Waziri arimo araguhangaye Gasuku ko tete mutwe twita murangire nta kintu yamaye ndanarengana nge na Bazil uvuga nango tuhe Kamanze mfate byeri noneho niyicarira ahantu ninjire mu songa kuri bano bantu 700 bari hano ako jye urakoze Semungu jye babwira abantu ngo mujye mubwira abantu muri Mongolia ariko tutabura icyo bita igiporezo ibere muri Mongolia noneho wereka mbonye mona karusha agashya bageze ko bameze neza Semungu ikibazo kimeze gute rero ndagira ngo twinjire mu kibazo tugitature uri kumva ariko Godfather nta kimusobanura niba nta kigusobanura nta kibazo numva atagisobanura neza kugisobanura neza ariko kuri yewe uze kumbabarira ibyo by'abantu ngo bakwa inuza ubwene igihugu umbabarire ntubivugeho sibyo birabyo ntabwo biri ngombwa tubireke njyewe urumva nkubita bangura abantu bahamagara batangiye kumumagariramo reka mpindure phone reka switchinge phone okay Eric umva ikintu kiriho kimwe sibyo bahamagara batangiye guhamagara reka switchinge phone kire hindi okay umva bishyira muri do not disturb ushyize muri do not disturb nango babikora nuko se hano hari payment yangahe ku buryo umuntu afanga telefone ishobora kumwishyura umuzungu tubatunzwe na telefone umva gahunda uko imeze umva bani on telefone reka ngaruka reka kire ni phone fresh rero uyu Waziri tumugarukeho gatoya sibyo gasu ibihumbi 6 by'amadolari ku muherwe ni gute bisanze bari mu nkiko muzi ikibazo cy'inkiko aho ngaho icyo ni kimwe kabiri bisanze gute ku buryo abagabo babiri babanyamafaranga Badirama ntabwo ari umukire Badirama ari muri middle class ntiyaburara urimo kumva ni gute bisanze aho hano afite inshuti mwese murahari n'amafaranga bavana kuri Kabyindi wayamuha kishyura iyo renti bisanze bari mu nkiko gute ni kiburi byagenze gute so ikintu kimwe gishobora kuba cyarabayeho hagati y'abo bagabo babiri urumva nanjye muntu wabahuje uri kumva ngaho ya ninjye muntu wabahuje ninjye muntu wabahuje ikintu gishobora kuba cyarabayeho ashobora kuba harabayeho babiri kutumvikana noneho bikaba ngombwa ko birenga bikagera aho twebwe natwe tubimenye ariko ikintu cyo gihari numvise ko ari abantu babirimo n'abandi bakire nabo bari n'aha babirimo kandi bigiye gukemuka uko bikemuka gute ariko Gasuku ni igitangaza Gasu reba hano
iyo uvuga ngo bigiye gukemuka uretse gato iyo uvuga ngo bigiye gukemuka abo bagabo babirimo uretse gato iri hehera kazenje kuri reba hano babirimo wadimini ngo babirimo kandi uriko bivuyemo reba soma imyanzuro ibyo ni by'uyu munsi se yamayinga Bazire Irene Bazire uyu munsi ni kwa kangahe Ramazani Mupenda wabibonye imyanzuro 6700 6,900 uyagabanya 6,900 urukumva dore ngiye imyanzuro ay'urukiko 183 bikaba aha ni tariki zingahe ngibi 12 z'ukwa kabiri ngibi byamaze kwa update 12 z'ukwa kabiri singibyo sinje mabwo nanye ndabifite hano ngiye nano mbifite neza byose noneho Eric account wabirebye dore ngiye imyanzuro uwaciye urubanza nguye ari hano dore uko yitwa nde reka mushaka dore nguyu judge bamwita Rosa Rebecca so gasuku rero kutubwira ko hari abakire babirimo gute kandi ureba biyambitse ubusa amaboko abo ngabo babiri nkubwira umva se nkubwira abo babiri nkubwira ni abantu ngewe nzi neza ko ari abashuti niyo mpamvu nzi neza ko biraza kuza gukemuka ni abashuti kandi bandira amavuye kuri story ye avuye kuri story ye aravuga ati banyarwandakazi nubwo ndwaye nimuze mungize igisambo $30,000 bitabazire ibaza sebya Bazire bro anga muri 30 na son none gasu nukubera iki ibivuye mu nkiko ku rukiko rwafashe imyanzuro kubujurire bwa Badirama bawuteshera agaciro kubera iki abizana kuri mpamagare kuri telefone ho gato aguye aturamye ntabwo yabyumvaga kasu tumurusha amakuru ya hano akanari muri Mongolia we yagize kaduseza man Bazire nk'umukire ugenda televiziyo Rwanda ikagutunga kamera kuki utarebye umushage ngo umushyiriremo imyaguro cyo kumutwara mu nkiko man yabaye mu nzu ariko ngo dufata we yo ibiceri byaciye kuri Interake byaciye kuri Western iyi transaction aje ngome nyibona oya hamagaye nde urumva ngo dabe pampa yakwebana munasi ubandi bari maranyita wari ugwamagara nde ari hano ari kureba nayimwohereza ino live kugira nawe yicaye ku gasonga bugare abari kureba icyo ndico se muhungu uri kumva icyo ni ikibazo kiri toto kandi ndabizi neza ko Badirama ayo mafaranga atayabura biraza kuza gukemuka gusa nyine ngiye impamvu wenda barimo navuga ngo tugire impuhwe Badirama ararwaye kabisa ngira ngo wabonye ko na video yakoze ikoza arwaye mugire muce inkoni za umubwira ikintu gasuko ntabwo turi gutwika bodi ntabwo unyumve naje hano bura naje no kugira ngo ngabanye umuriro w'uyu mugabo urumva se muhungu ejo bundi akaraga ikibuno muri stade erega se muhungu ndamuzi Badirama yafashe ntuza uretse gato Badirama yafashe super manager urumva aravuga ati super manager kuzi ko namanaginze Charina Nina kabara abakobwa b'umutara ibi bintu birakwiye ko umugabo agira ibintu muri stade super manager bamwohereza yaragiye ashumika se muhungu yaragiye ariherera urumva se muhungu rero kureba none bafase mugagiye kupinti bamuzijije akabuno uzi ibintu bakoresha yanutse jya kuri telefone yawe urebe kuri Instagram ukuntu yanutse bro afashe se mu baravuga ariko Godfather sibyo ngewe nari nibereye muri stade uwo munsi se muhungu yakarazemo akabuno uri kumva nahise mvuga ni mana nyagasani niba ari wowe waremye Kigali ukaremana Ngozi tubabarire udutize ku bwami bwawe tuburebe uko busaba si twipfira nanjye yamaganye
noneho ibyo byose ibaze usura ko Jihad ari umutinganyi ibaze Jihad si umutinganyi ariko yabonye uburyo Semuhungu akarazemo akabuno Jihad baramuze ngo amabya arikoze nibaza se Jihad nawe arayagira so ikintu kiriho kimwe ku rundi ruhande mumva ikindi kintu ngo ariko mwaba muzi ko Bazili ariwe waguze ahari hari isoko rya Nyamirambo ubu ari kuhavugurura aramaze nta fata Bazili ibintu ukomeze kujya basiga isangaza abantu bose baseka kasudeo dodo ngewe nahageze Semuhungu ngewe nahageze rega ibintu babito bigomba guhita bihinduka ngira ngo uranze ariko nyine urafashe gutyo uradufashe utude tuntu tuvanye kuri kode nongere mbwire uretse gato nongere mbwire abaswera bose batari bamforowinga hano mu forowinga mabera abanyu abayagase n'ubundi twari twakubuze kasukuye ari sawa so Eric karame shira bifu zawe na Badrama mushaka ko minota 2 nkababwira ko na bifu mfitanye n'uyu mugabo umva ko bimeze uretse gato kamaze ndangize wumve sibyo abantu kuba baramforowinga ngaho bose nanjye ni babikore umva abantu barimo baramforowinga mu buryo bukomeye nababwiye ni mu mforowinge nkoka byarama erega ngewe abantu banje nyuma yo kuyabarisha ubasabye Godfather tuvugisha ukuri ako wajya kuneza ura muntu w'umubyeyi ngo buri wa gatatu arabyara niko bambwiye ujya kumuneza aze gusobanura ngo ngewe ngo naramusabye ngaranyima koko uza abantu batwimye muri iki gihugu batabivuga gaso umva hano uko byagenze numvishe imiguruko mbere yuko ariko rero reka turangize kino kibazo ngo tukavugeho nyuma no kuvuga ngo iki kintu Semuhungu kazi turahita tukagarukaho Semuhungu karame ikintu kimwe ugomba kumenya cyangwa ngo n'abantu baranga 600 batubyumve hafi 700 yego umugabo utagira ikibazo cy'amafaranga uwo ntago bari umugabo tubyumvikana kandi uva ngo umukire uretse gato kese z'amafaranga nujya kureba na Elon Musk ari we mukire wa mbere wasanga afitanye ibibazo n'amafaranga sibyo ibingibi ntagira umuntu byumva ngo yumve ko Badrama ari Godfather payment ira declines Godfather kurya bagira gusohora mu nzu Godfather barimo baramubwira ngo bizina going through oya tugende gake mane kesi nzaba umfeking ubuzima bakomeza mba uko uretse gato uretse tuvugisha ukuri ngiye urabizi ko njyana n'ukuri no kuvuga ngo ikintu kese gasukura bizi sibyo kwese ibyo bigeze kuri kese z'amafaranga kwese keretse umuntu udakora uri hariya wicaye ariko ufite ibyo ukora ufite ibyo upanga ufite abudiringa nabo kese z'amafaranga twese turazigira sibyo salama inosa urakoze ba uzara boro wanyeretse Semuhungu kuri iragereza iragereza nayifungiwemo sha baragutuga bakugira gutya ngo urabizi ko wigeze kunzonga ukenda kungira nk'ibiryo by'ingurube nanjye nkagira nka kuzonga hanyuma ahubwo ni gute Badrama nije muntu reka kwibwira kasimubwire ngo Godfather yo nariyiziye sinzi nari mvuye mbona Semuhungu mitamutwika ndiryamira niryamiye ngiye kubona mbona mu gitondo hahiye ndagaswera mama bantwitse hamwe n'abitwa bana nawe bana bande badantwika bikomeye cyane maze buriya niyo numvise umuntu amvuga nta muntu wamvuga ngo abavandimwe bamvuze bahamagara cya gitinganye ngo ni Jihad noneho icyitwa abatinganyi bose icyitwa umutinganyi wese ahari baragenda barantwanya noneho nigeze kujya muri Amerika za 2017 ngira ngo bamfatira mu muhanda natwaye n'akandi kantu katameze neza kari mu bwonko bajya kumfunga Semuhungu yagiye kuzana dosi y'ingana cyane agaskera man niko nkora na printinze nka uyu munsi ko yeprimye n'ubu na yeprimye dore iyo bareba yeprimye bro navuze se uyu musenzi ni we munyamategeko wa Bazili dore
urumva Semuhungu kanza mbwira ukuntu Semuhungu abibona ibyo ngibyo. Semuhungu yigeze kugira dosiye muri koti. So azi rero uburyo bwo kugira ngo ajyemo ni iki website bakita niba ari bastard you pay just $20 wishyura amadolari 20 ariko Bastard newspaper kuri Bastard newspaper niho yabikuye. Nagiye kubona mbona bro urumva ngewe byose biri secret n'ibiki byose ngiye kubona mbona iyo nkuru Danurore izina rye nyakuri babwire ko namuntu wari izina rye ngiye kubona mbona inkuru irasohotse ndagaswera mama nariherereye mu musarani ndaninya ariko nanjye ikitwa gatinganyi kose kamvuzeho nagiye nkibagira gake cyane ngo kwese tuba inshuti bambi tuba best friend bro ubu ngubu nta mwanzi wanera turutse kwa Kasu uzi ko bantu baje Kasu urategura baje ngira ni press conference urakoze bazanye umva kamera nka 300 urategura mu buzima sinzagukumbura so ibyo rero baje bro Kasuku baje baba nta kuntu mwakwigisha abantu babantu baje unagize ngo ni conference bazanye kamera nk'8 barategura sha ubu nta kuntu ahangaha ntihaba harabayeho ikibazo cy'uko uyu musore atabashije kumenya kubana n'abakire. hoya mama yego Badrama n'afite amafaranga Kasu tuvuga amafaranga amaze mubwire ngo kuba afite umubwene gihugu akagura n'agapistori muri Amerika ntibimuha gutera abantu ubwoba ariko se bite byawe waretse kuvanga ibintu kiri kuvanga kumuha warning hakiri kare reka urashaka gukoresha iyi case ukayikoresha mu nyungu zawe bwite si mu nyungu zawe bwite ngende kuoninga abanyarwanda bigize abanoza banyirakimenye Imana so ikiri ni kimwe ni iki ngiki ago Semuhungu karame Mungu wa buri umukire niya singo muri kuvugana hose ngo Badra ese ubundi yarwaye iki Kasu karawe bimenyera amakuru mu bamotari Badrama ararwaye mwana niyo mpamvu nyine ngiye numva mutanakwiye no kumugina ku mubyimba ko ararwaye pe uzi ukuntu yancumitse fata telefone yawe rero kuri story ukuntu yambwiye ati va mu bibazo wamutigisa nyowe va mu bibazo by'abagabo nta bibazo bitari inkuru umva se Kasu yaze ngize inkuru ngo nanga ari z'abahena yagifasha aragikoma kirampamagara kirambwira ibintu bankoreye reka nse nkwereke icyo nkwikorerera urumva Semuhungu kirangije ngo ndipfa ngo ibintu bankoreye ntibigenze bite ngewe urumva Kasu arabizi iyo ncumise muri 2 3 kwihangana biranga yihanganye bwa mbere urumva Semuhungu yabijemo agira ngo ni joke asanga umuvandimwe ntago warimo arakina ko yarufasha ati izi nkuru va mu bibazo by'abagabo izi ntabwo ari inkuru z'abahena va hangaha tumu urumva ukuntu nabikivuze mu kinyabupfura nanze no kuvuga ikibazo nyiri ntuza nyiri zina nsama ndi guhwitura abankubise inkoni kunda ndababwiye niko bigira yamwe ngo nagase koko nawe umbwire koko urumva bazire nk'umuherwe urumva mu minsi mikeya ushobora kuza kubaka n'inzirenzi ya coach Gayere urumva hariya urumva amakuru mfite ngo yaragiye ngo agura ngo n'isoko ry'inyamirambo ryose bazire ni igitangaza ashobora gusimbura ashobora kuba payment iremeye warujugiro bazire mu biliyoni bazire mubyeyi reka tukubone muri newspaper wahuye cyangwa wasuwe ibikorwa byawe byasuwe na nyakubahwa ntibyari bikwiye ko tubona izina ryawe ribangikiranye n'iry'umucuranzi w'umucezi w'imiziki bwana Bazire reka tugusabe tubone mu binyamakuru urabona ndi kukugira
inama ntubonye ukuntu agira inama coach Gaël akava inyuma ya Bruce Melody ntiyongere kwifotozanya nawe ukareba ukuntu byagenze neza ntibyarangiye iyi nama namugiriye zikunze ntimwabibonye wi so turasaba nyakubahwa bazire umuherwe umushoramari itaba arahamagaye shika twumva aramuhamagaye Hello? Ni sawa. nanyuze ngo Umva ni umugore wa Muchoma. Oh, okay. Ndi kuri live reka mveho ndatango amagana. Sawa. Ja umva ho mwizo kuri. Uzindi nkuri giye kuza se mukanya. urakoze Hari ni nkuri giye kuza mukanya. God grace upon you brother Eric nkunda ukuntu ukomeye kweri ndakomeye cyane ngewe iyo nkuru ntacyo uko nyiketse gasu ndayiketse Hari inkuru igiye kuza mu kanya noneho yiteye ubwoba nayibonye ngira ubwoba ari muvandimwe nawe byagenze nka bimwe byabantuza byabemerine Yesu hoya nombwiye ngo iki ese we ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ino live abantu batayirebye ndayirekaho ndayipostinga kuko urwishigisha ararusoma nta kintu kizima nari ngihereza ubutumwa umukire hari no okay turetse kugira ibintu yayishenze kuri story yiwe namuhiteye mubwira ngo nanze no kuvuga kuri zino mapuro bro nge nanze no kuvuga bino bintu byabo hano nanze kubivugaho bino byabo nanze kubivugaho bino mvuga ibi n'igihe biba byatangiye nanga kuvuga iyi case bafite kuko igira ibintu byose n'amadresse n'ibiki so nanga kuvuga ibi bya case namya ngo ushaka gusebya uramukire kugira ngo umuharabike ukuntu yansubije bro ukuntu yansubije ngeri ngibi ni by'abagabo ku bagabo ngo nanga ari umwanya wo guhena ngo hano nanga ari aho guhena ariko rero numvise atangiye kunyigiraho nshongore kandi ngiyewe guhena ariko ntabwo yagiye kure y'ukuri sinzi ukuntu yabivuze mani ntabwo bivuze gutyo yanutse ukundi mani Eric niyatagutuka wari kumutikura urumva ntabwo nari kumutikura ngende ntegereza igihe cya nyacyo karame sebu karame ngenda kuzi nuko gusa nyine wenda mumfutanye ututubazo ariko guhenura hena Nese ngubu ndahiranye sinijyanye mu buriri bwa class sinijyanye muri Serena Hotel uburi bwande njyanye muri Serena Hotel kuribwanye muri Serena gute niho ndi yego Eric akakubwira ikintu kimwe urumva nuko urumva isi yaracuramye yemera urimo kumva isi yaracuramye buriya naje gusanga ari mu bantu mugira amahirwe ni wowe muntu badipotinze ugakomeza kubaho sembu gusa ko bagira ibiganiro niwe muntu badipotinze ibiganiro na immigration bro iyo ugira ibyago iyi ngoma yacu mine nuka jusebye umuntu Godfa isi permanent resident ngusebeje iki yakunsebye wakora fake ya green card bro none se green card yo ngiyo ariko se ariko ntutwibe izarangira 2029 reba resident 2017 ariko se wowe